Reka mbasuze nanone mwe mukurikirana ibiganiro byacu nimukomeze kugubwa neza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ubaye turakora sabu wayikora kuko waba ugize neza, waba udushyigikiye kandi waba ukoze. Rero amakuru yacu murabizi agenda yibanda ku ngingo zigiye zitandukanye, ku makuru ari kugenda atugera ako kanya natwe tukahita tuyageza ku bakunzi bacu. Hanyuma rero amakuru ari kugenda avugwa nuko umwavoka hano amaze kuregwa, hanyuma bigatuma asuka amarira menshi cyane, akaba ariririye mu ruhame amarira menshi. Ni iki gitumye rero uyu mwavoka asuka amarira menshi? Turaje turebe mu kanya mu makuru yacu arambuye. Hanyuma andi makuru arimo kugenda tugeraho muri aka kanya nuko umusirikare w'umukongomani wari wasohoye ifoto ye arimo asomana n'umukunzi we, yaba arimo asuka amarira nawe y'ibyishimo. Muri aka kanya turaje turebe mu makuru yacurambuye niki kiri gutuma amwenyura, niki kiri gutuma aseka. Hano rero turaje nabyo tubirebe. Hanyuma rero amakuru ari kugenda atugeraho nuko ngo umwavoka Kanani Boniface kabisa ngo ari gusuka amarira menshi cyane hano mu ruhame. Niki kirere kiri gutuma asuka amarira menshi cyane? Uyu mugabo rero urimo uregwa cyangwa se ushinzwa kuba ngo yafata umwana w'imyaka 15, ubu ngubu akaba yamaze gukatirwa imyaka 25 y'igifungo. Kobwa waruri w'icyitso waruri ku ruhande rwe niko mbikeka, hari nawe ngo akaba yamaze gukatirwa imyaka 10. Ibintu nyine byakomeje gutangazwa hano muri uru rubanza. Hanyuma rero ngo iko umuseke wakomeje kugenda ubitangaza, watangaje yuko ngo uru rubanza rwabereye mu muhezo ngo kubera yuko urega n'uregwa ngo bari bahejwe, kubera yuko ngo uyu uri kurega yaba akiri umwana, yaba akiri mutoya. Bikaba ngombwa rero ko babashyira mu muhezo kugira ngo baburane badahari, ariko aho baje kubagarurira nuko ngo uyu mugabo bamuhaye ijambo ngo akarira, agasuka amarira menshi, ntagire ikintu avuga. Ngo bamubaza impamvu ibimutera, ngo akavuga yuko ari ikibazo cy'uburwayi afite cyaba kimutera kuba yarira amarira menshi. Hanyuma rero ngo abacamanza bari hano barimo umushinja bavugaga yuko ngo ibi ngibi atari ubwa mbere abikoze, ngo igihe cyose bamuhasenga ibibazo ngo arira rwose amarira ngo akayuzuza ngo akaba menshi. Ibyo ngibyo rero bakaba batabihaye agaciro, bakaba batabyemeye. Rero bakaba bakomeje kugenda batangaza yuko ngo uru rubanza nubwo rwabereye mu muhezo, ariko abantu benshi batagiye babyishimira, abantu benshi batagiye bagaragaza ko banezerewe, kubera ko ngo abantu bari barwitabiriye bumvaga bashaka kurwumva mu ruhame, ariko bikaba atari ko byagenze. Hanyuma rero ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikaba byagiye bivuga yuko bitatangaza ibintu byinshi kuri uru rubanza kubera ko ngo rugikomeza. Hanyuma rero bakaba bavuze yuko ku itariki 11/11 aribwo bazasoma uru rubanza ku isaha ya saa 9. Reka dutegereze rero bizava mu mwanzuro w'uru rubanza, dutegereze niba koko iyo myaka 25 izakomeza cyangwa se bazaba bayigabanya. Reka dutegereze turebe icyo urubanza ruzanzura. Hanyuma rero andi makuru ari kugenda tugeraho nayo umukobwa kabisa w'umusirikare hano muri Kongo warukomeye cyane mu minsi ishize. Murabizi ko yasohoye amafoto ayasohorana n'umukunzi we arimo amusoma. Ibyo ngibyo rero kaba byaratumye bamukatira imyaka 10 yose, ngo kubera yuko yaba yabikoze yambaye impuzangano y'igihugu, yarangiza agafata ayo mafoto akayashyira hanze. Ibyo ngibyo rero bikaba byarababaje ngo igisirikare cya Kongo cyane, bikaba ari byo byateye kuba bamukatira iyo myaka yose. Uwo munsi rero amafoto akijya hanze yahise afatwa arafungwa. Hanyuma ubu rero ngo kuri uyu munsi akaba yamaze gukatirwa nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ese bamukatiye imyaka ingahe? Hanyuma urukiko rwakomeje kugenda rutangaza ko uyu musirikare kabisa ngo yakatiwe igifungo cy'umwaka umwe nawo usubitse. Bivuze yuko uyu musirikare Babi rwose afite ibyishimo biri hejuru, kubera ko ubukwe bwe bwari bugiye guhagarara ariko bukaba bwasubukuwe, bukaba bukomeje. Ariko bakaba bamutangarije ko igihe cyose
ngo yaba yongeye gukora icyaha cyatuma aregwa yafungwa kubera yuko ngo yakatiwe igihano cy'umwaka ariko akagikora ari mu rugo, kikaba atazagikora afunzwe, ahubwo kikaba ari nk'igihano azakora ariko akagikora adafunze. Ngayo nguko rero akaba akomeje kugenda agaragaza ibyishimo avuga ko yari akiri mutoya, yari afite imyaka 29 ye, akaba yaragiye rero kwishakira umugabo ariko akaba yaragiye guhura n'ibibazo bituma afungwa imyaka 10. Akaba nako akomeza kugenda ashimira iki gisirikare cyashyizemo kuba cyagabanya iyi myaka rwose, bakaba bayimanura bakayigera umwaka umwe nawo usubitse. Gusa bakaba bakomeje kugenda bamubwira yuko akwiye kwirinda kugira ngo hatazagira ikindi cyaha yagwamo kubera ko bishobora kuba bibi kurusha mbere. Hanyuma rero akaba yakomeje kugenda atangaza abwira abacamanza ababwira ati njyewe mu bukwe bwanjye natumiye abantu benshi bagera kuri 400 rwose, nari kuba mpombye igihe cyose naba ntakoze ubu bukwe. Mu by'ukuri akaba yakomeje kugenda agaragaza uyu munezero. Babi rero akaba mu by'ukuri yamaze gukatirwa umwaka umwe usubitse, ibyo bikaba ari ibintu byamunejeje cyane, avuga ati nizera ko ngiye gusubura kura ubukwe bwanjye kandi nizera ko buzagenda neza. Ayo niyo magambo yakomeje kugenda atangaza, kandi avuga yuko rwose nubwo aya mafoto yagiye hanze nta ruhare na rumwe yigeze abigeramo kubera yuko ngo yagiye kwifotoreza i Kinshasa kugira ngo abone amafoto yo kuba yakoresha kuri save the date, ariko atazi abantu baba barashyize aya mafoto hanze. Nubwo urukiko rwo rwakomeje kugenda rumushinza rugaragaza ko ari we waba warayashyizeho, we yakomeje kugenda abihakana, ariko kuri uyu munsi rero urukiko rukaba rwamaze kwemeza yuko akwiye gukatirwa umwaka umwe kandi nawe usubitse. Bikaba byakomeje kugenda bimunezeza kubera ko ubukwe bwe ngo abukomeje. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru twari dufite turi gukomeza kugenda tubagezaho, turakomeza tugenda tubashakira n'andi. Nimukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.